byarasenyutse. Hari amagambo Imana yari yarakubwiye ijya kukugirira neza. Hari amagambo wagiranye n'Imana igukiza ya ndwara. Hari ibintu wavuganye n'Imana ijya kuguha akazi. Hari ibintu wavuganye n'Imana ijya kukubakira urugo. Gideyoni ngo aza kubona ko bubatse ibintu, baragiye bubaka ibintu, ngo aragenda afata ikigirwamana bari barubatse. Bibiliya avuga ngo ariko ntabwo yabikoze ku manywa, yabikoze nijoro, ngo arakimena. Abisiraheli bava mu Egiputa, Bibiliya ivuga ko Imana yabavanishijeyo amaboko akomeye yayo maremare manini. Ndetse Bibiliya, nimusoma Bibiliya muzasangamo amagambo akomeye. Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo Abisiraheli ni njyewe ubwanyu uzabivanira kwa Farawo. Duciriye inzira kugira ngo tuboneke muri uyu mwanya w'amateraniro n'amasengesho kuri iyi channel ya YouTube ya mushiki wacu. Turasenze cyane kugira ngo tugirire ibihe byiza hano hantu. Abantu bose bazumva aya magambo tugiye kubwiriza azahindura ubugingo bwabo, ahindure n'imibiri yabo, bazahinduke mu buryo bwombi, mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, nkuko ijambo ry'Imana ribivuga, mu izina rya Yesu, amen. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Nitwa Samuel Irabizi, ndi umukristo w'igahogo ku ADEPR. Nishimiye kubana namwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Mbahaye ikaze mwese kuri iyi channel ya Mama Fortune. Mbasabiye rero kuzamukurikira, kuzamufasha bimwe byose bijyanye na channel, bya bindi byose mugenda mukanda muzabimukandire kugira ngo akomeze yamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo, kugira ngo abantu bazabone uko bakurushaho kugenda baguka mu ijambo ry'Imana, kugira ngo kandi nawe azabone gukomeza gukora uyu murimo. Ndashaka ko dusoma ijambo ry'Imana mu gihe kingana n'icyo dufite tukaganira ku ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma mu gitabo cy'Abacamanza igice cya 6. Numvaga nshaka kuhasoma amagambo menshi, numvaga nshaka guhera ku murongo wa mbere, ariko ndagenda nsoma imirongo ntaruka kugira ngo nze kugera aho nshaka. Hari ijambo rivuga ngo Abisiraheli bakora ibyangwa n'Uwiteka, Uwiteka abahana mu maboko y'Abamidiyani imyaka 7. Nuko Abamidiyani banesha Abisiraheli, batera Abisiraheli gushaka aho kwihisha mu bihanamanga byo mu misozi no mu mavumo no mu bihome. Kandi Abisiraheli barangizaga kubiba Abamidiyani, bakazamuka n'Abamaleki n'ab'iburasirazuba bakabatera, bakagandikaho, bagasiribanga imyaka yabo ukageza i Gaza, ntibabasigire na ruminja, naho yaba intama cyangwa inka cyangwa indogobe mu Bisiraheli. Bazamukanaga n'amatungo yabo n'amahema yabo, basa n'amarumbo y'inzige. Ubwabo n'ingamiya zabo ntibyagiraga umubare, bazanwaga no kurimbura icyo gihugu. Nuko Abisiraheli bariheba cyane kubwo Abamidiyani, baherako batakambira Uwiteka. Nicyo gihe Abisiraheli batakambiye Uwiteka kubwo Abamidiyani. Uwiteka abatumaho umuhanuzi, arababwira ati, Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze iti, nabakuye muri Egiputa no mu nzu y'uburetwa, nuko mbakiza amaboko y'Abanyegiputa n'amaboko y'ababarenganyaga bose, mbirukana imbere yanyu, mbaha igihugu cyabo. Ndababwira nti, ndi Uwiteka Imana yanyu, mwe kubaha imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko mwanga kunyumvira. 11. Nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera cyari muri Ofura kwa Yowasi w'Umwabiyezeri. Umuhungu we Gideyoni yasekuraga ingano mu muvure bengeramo vino, ngo azisye azihishe Abamidiyani. Marayika w'Uwiteka aramubonekera, aramubwira ati, Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga we, ugira ubutwari. Gideyoni aramusubiza ati, Mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe, ni iki gituma ibyo byose bitubaho, n'imirimo ye yose
itangaza irihe? Iyo basogokuruza batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye muri Egiputa, ariko none Uwiteka yaradutaye, yatugabije Abamidiyani. Nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati, genda uko izo mbaraga zawe zingana ukiza Abisiraheli amaboko y'Abamidiyani, sinjye ugutumye. Ndashima Imana impaye kuba muri uyu mwanya kugira ngo tuze kuganira kuri aya magambo y'Imana. Ndashaka kubaganiriza ku ijambo ryitwa imbaraga z'ibicaniro. Kumenya imbaraga z'ibicaniro. Abantu muzadukurikira, abantu mukurikira iyi channel ya Mama Fortune, abantu mugenda mukora bya bindi bya sabu, ngo nimba ari ugusabu n'iki, mwese abantu muzamufashe. Ariko icyo nshaka kubaganiriza gikomeye, nifuza ko cyazagera ahantu hagiye hatandukanye, ni ukumenya imbaraga z'igicaniro. Ndashaka kuza kuvuga igicaniro mu buryo bubiri. Abantu benshi ntago na n'ubu barasobanukirwa ikintu cyitwa igicaniro. Igicaniro uhereye kera kose hagendaga habaho ibintu by'ibicaniro. Iyo usomye Bibiliya ikwereka ukuntu abantu bagiye bagira ibigirwamana batambira bakabikorera, ubwo ni imbaraga z'ibicaniro, bikabagiraho ingaruka mbi, bikarangira basoje nabi. Hari abandi bantu bagiye bubaka ibicaniro, bakubaka ibicaniro byiza byo gusenga, byo kubaha Imana, byo guhamagara Imana, basoje urugendo rwabo badakozwe n'isoni. Ndaza kubabwira ibintu bigera kuri 3 biremereye. Abisiraheli bava mu Egiputa, Bibiliya ivuga ko Imana yabavanishijeyo amaboko akomeye yayo maremare manini. Ndetse Bibiliya, nimusoma Bibiliya muzasangamo amagambo akomeye. Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo Abisiraheli ni njyewe ubwanyu uzabivanira kwa Farawo mu Egiputa. Iramubwira ngo nzabakuzayo amaboko yanjye akomeye cyane. Bivuze iki? Bivuze ko imbaraga Imana yari yakoresheje ngo ivana Abisiraheli mu Egiputa, ntago yari inaniwe kuzikoresha ngo ibarindire hano hantu bari, ibarindire hano hantu basuzuguriwe. Ariko Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo bamaze kugera mu gihugu, bamaze kuba mu gihugu, igihugu bamaze kukibona, Bibiliya yavuze amagambo akomeye. Yavuze ngo bimuye Imana, barema ibindi bicaniro, batangira gukorera. Kandi nimusoma Bibiliya irabwira ngo Imana yari yabwiye ngo mbahaye iki gihugu, ariko muramenye ntimuzakorera imana zabo, ntimuzubaka ibicaniro bya Bayali, ntimuzigere mwubaka ibicaniro byabo. Muramenye nubwo mugeze muri iki gihugu, ariko ntimuzigere mwubaka ibicaniro. Bagezeyo bafata igicaniro cy'Uwiteka barakireka, barirara, bamera nkaho batibuka ikintu cyabirukankanaga, bamera nkaho bashize imumu, bamera nkaho nta kindi kintu kibahangayikishije. Ariko ikintu cyantangaje, ibi bicaniro bemeye gukorera, ibi bicaniro bemeye kubararira, ngo byabateye kujya baterwa. Imana yari imutse iragenda. Ndagira ngo mbibutse iki? Ibicaniro bibiri ntibijya bibana. Ibicaniro bibiri bishobora kubana. Ntabwo ushobora gufata igicaniro cy'Imana ngo ucyagera n'igicaniro cya Bayali ngo uvuge ngaho hana Imana yahaba. Umuntu wese agomba kugira igicaniro kimwe. Nimba ari igicaniro cy'amasengesho kikaba ari cyo gihari, nimba ari igicaniro cya Bayali cyo kuragura no guterekera akaba ari cyo gihari. Mu bintu byantangaje rero kandi mugomba kumenya, nuko igihe cyose nta muntu ubura igicaniro. Ndagira ngo mbabwire ko nta muntu ujya ubura igicaniro. Nubona umuntu adafite igicaniro cy'amasengesho, azaba afite igicaniro cyo kuraguza. Nubona umuntu adafite igicaniro cyo kuririmba indirimbo z'Imana, azaba afite igicaniro cyo kugira izindi ndirimbo aririmba. Nta muntu utaririmba, ariko turirimba ibintu bitandukanye. Kumenya imbaraga z'igicaniro. Kugira ngo muze kumenya imbaraga z'igicaniro, mumenye ukuntu imbaraga z'igicaniro ziremera. Abisiraheli ntago bajyaga baterwa ngo baneshwe. Mu ntambara zabo zose bararwanaga bakanesha, kuko igicaniro cy'Uwiteka cyari kiri muri bo. Ariko uwo munsi bamaze kureka Imana, uwo munsi bamaze gutandukana n'urukundo rw'Imana,
uwo munsi bamaze kugirana ibibazo n'Imana, uwo munsi baretse kugira igicaniro. Bibiliya iravuga ngo baraterwaga. Nasomye amagambo ndababara cyane, ngo bakaza bakabakubita, bagakubita abajenerali b'Abayisiraheli, bagakubita abantu bari barize gutozwa, bagakubita abantu bari abantu bafite imbaraga b'abanyentambara. Ariko mu bintu byambabaje cyane, ngibyo byatumye Abisiraheli bajya mu bihanamanga kuzerera, bajya mu buvumo. Umva amagambo yanteye ubwoba, ngo kugeza ku rwego bihishaga ngo kugira ngo Abamidiyani batababona. Iyo umuntu yimuye igicaniro cy'Uwiteka, ahantu hambere ajya ni mu bihanamanga. Ubu dufite abantu bari mu bihanamanga kubera ko bimuye Imana. Reka mvugane nawe gatoya. Mu bihe byawe kera ugisenga ugifite igicaniro cy'amasengesho, ntago wirirwa gugombera ngo nibaguhanurire, ntago wirirwa guhamagara abanyamasengesho ngo nibabanguke. Muri wowe hari harimo igicaniro. Ariko ubu wirirwa uzerera mu bihanamanga, wirirwa uzerera ushakisha, nta yindi mpamvu nuko igicaniro cyawe cyagiye. Ibi bintu bita karande ni imbaraga z'igicaniro. Niba iwanyu haba igicaniro cyo kudasenga, iwanyu hakaba igicaniro cyo kutirinda, iwanyu ukaba uzi ko hari ibicaniro byahubatswe, baragujije, baterekereye, bakoranye n'ibigirwamana, ukwiriye kwicara. Wowe udukurikiye n'abandi bazadukurikira, ukwiriye kwicara ukareba ukavuga ngo ariko ubundi iwacu hari ikihe gicaniro? Mu muryango nashatsemo hari ikihe gicaniro? Mu muryango mvukamo hari ikihe gicaniro? Mu rugo rwawe hari ikihe gicaniro? Muri wowe indani, ubu uri umusore, ubu uri umugabo, ubu uri umukobwa, muri wowe harimo ikihe gicaniro? Bibiliya iravuga nyuma y'urwo ruzerero, nyuma yo kujya mu buvumo, nyuma yo gusitaragoringa, nyuma yo gukubitwa n'Abamidiyani, nyuma yo gusiribanga imbuto babibye. Mbibutse ko Abamidiyani ikintu bashinzwe ni ugusiribanga. Gusiribanga bukwe bw'abana bacu, gusiribanga business zacu, gusiribanga diplome ntizigira umumaro, gusiribanga urugo rwawe, kubyara. Ariko bagasiribanga mu bintu byantangaje. Abisiraheli ngo babaga babibye, utagira ngo Abamidiyani baza utabibye, barakure kukabiba, ariko bakavuga bati ntabwo azasarura. Barakure kukabiba, ariko bakavuga bati nubwo abibye ntituzatuma asarura. Ndashaka guhanurira ubuzima bwawe, ndamenagura imbaraga z'Abamidiyani ku buzima bwawe, ndarimbura ibicaniro bidaturuka ku Mana ku buzima bwawe, ndarimbura ibicaniro bya Bayali ku buzima bwawe, ndarimbura ibicaniro bya Dagoni ku buzima bwawe. Wowe udukurikiye, mbabarira ufata umwanya wo kwizera. Ndashaka gufata ibicaniro byose bitari mu mugambi w'Imana, ndashaka gufata ibicaniro byose bitari mu kuboko kwa Kristo, ndashaka gufata ibicaniro byasiribanze icyerekezo cyawe. Ndabirimbuye muri uyu mwanya, ndabirimbuye ku bana bawe, ndabirimbuye mu kazi kawe. Ibicaniro byose bitari amasengesho, bitari indirimbo z'Imana, bitari ubuhanuzi, ndabirimbuye mu rugo rwawe, ndabirimbuye mu bana bawe, ndabirimbuye mu muryango wawe. Menaguye, neutralije, nambuye agaciro ibindi bicaniro byose bidaturuka ku Mana. Haleluya, 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 haleluya. Ndagira ngo nkubwire, umaze igihe usiribangirwa. Nibyo koko wagize umwaku, nimba ariko ndi bubyite, wibagirwa Imana, wubaka ibindi bicaniro. Ariko ndimbuye ibyo bicaniro, ariko n'imbaraga z'Abamidiyani zagusiribangiraga ndazimenaguye mu izina rya Yesu. Ndashaka kuvuga ku gicaniro cy'Uwiteka. Gideyoni yagize igicaniro muri we. Gideyoni ni mwene Yowasi, nta mukunzi y'umuhungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Gideyoni namukundiye ibintu bibiri bikomeye cyane, ngo yaje kubona impamvu bafite ako kajagari. Gideyoni yabwiye Uwiteka amagambo akomeye. Uwiteka amaze kumubwira ngo nagenda anesha Abamidiyani, Gideyoni yavuze amagambo akomeye. Yaravuze ngo twumvishe amakuru batubwira kuri Imana ikomeye, twumvishe ko ari we watuvanye muri Egiputa, twumvishe yuko watwambukije inyanja, twumvishe yuko wakamije Yorodani, twumvishe yuko waduhaye amazi mu butayu, twumvishe.
ariko ngasoza avuga ngo none waradutaye. Imbaraga wakoresheje kiriya gihe zirihe? Uba abantu bari kwibaza nimba Imana yarabataye, ariko nakuzaniye impamvu uri kubona ibyo bintu bikubaho. Ongera wubake igicaniro, ongera wubake igicaniro. Birasaba yuko wongera ukubaka igicaniro, birasaba yuko wongera ukubaka igicaniro, kuko igihe cyose utubatse igicaniro ntabwo ushobora kurwana ngo uneshe. Hanyuma uva ikintu cyane ryoheye rero, Gideyoni ngo aza kubona ko bubatse ibintu, baragiye bubaka ibintu, ngo aragenda afata ikigirwamana bari barubatse. Bibiliya avuga ngo ariko ntabwo yabikoze ku manywa, yabikoze nijoro, ngo arakimenagura, ngo yubaka igicaniro cy'Uwiteka, ngo afata cya Dagoni akiryamisha imbere y'igicaniro cy'Uwiteka, ngo abantu mu gitondo baje basanga ngo yamenaguye ibyo bintu bari barubakiye, ngo abantu bose babaririza amakuru y'umuntu wabikoze, ngo baravuga ngo ni Gideyoni, ngo umuhungu wo kwa Yowasi. Baramuhamagara baramubwira ngo sohora uwo muhungu wawe aterwa amabuye yicwe, yakoze ibintu bidakorwa, yamenaguye Bayali na za Dagoni, yamenaguye ibigirwamana. Bibiliya yavuze amagambo aryoshye kugira ngo tuze gusenga, naryohewe cyane. Yavuze ngo arabikiriza, arababwira ngo niba izi Imana zanyu ko kari Imana, nimuzireke zirwanire, nimuzireke zihangane. Ndenda kubabwira ko nimuramuka murimbuye ibigirwamana, Imana yawe ntineshwa. Ongera wubake igicaniro cy'Uwiteka, ongera wubake igicaniro cy'imbaraga z'Imana, ongera umenagura ibicaniro biri mu muryango wawe, ongera umenagura ibicaniro bitari iby'Imana byubatswe mu rugo rwawe, bimenagure. Fatanya nanjye gusenga ubimenagure. Haleluya, ndafashijwe cyane. Reka mbabwire, hari umuhungu wari warubatse igicaniro acyubaka neza, amaze kucyubaka cyubaka muri we akajya kigendana. Ndabibutsa ko iki gicaniro cy'Uwiteka kiragendanwa. Yagemuriye bene se ku rugamba yitwa Dawidi, ngabasanga mu rugero rw'intambara bari mu mwobo barahezemo. Arabaza ngo niki kibabesheje mu mwobo? Kumba abahungu nta gicaniro bari bafite, Dawidi ngo yari afite igicaniro. Haleluya. Arababwira ngo njyewe Dawidi, mugende mubwira umwami ko igicaniro kiri muri jewe cyakwica Goliyati. Ndagira ngo nkubwire ngo igicaniro cy'Uwiteka, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, cyamenagura imbaraga za Goliyati. Ongera wubake igicaniro cy'Uwiteka kizamenagura imbaraga za Goliyati. Hari abantu bagize ibi bicaniro. Daniel yagize iki gicaniro bamushize mu rwobo rw'intare, intare nizamurya. Ndakwinginze, ndaguhendahenze, akira igicaniro cy'Uwiteka mu izina rya Yesu. Umenagura ibindi bigirwamana, igicaniro cyongere cyake muri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugiye gusenga, ariko ufata umwanya muto witekereza. Muri iyi minsi ufite ikihe gicaniro? Muri iyi minsi muri wowe hari ikihe gicaniro? Muri iyi minsi muri wowe hari ibihe bicaniro byakwatatse? Hari ibintu wakoraga byo mu murimo w'Imana utagikora. Hari urukundo wakundaga bera utakibakunda. Hari uburyo witangaga mu murimo w'Imana, ibyo bicaniro byarasenyutse. Hari amagambo Imana yari yarakubwiye ijya kukugirira neza. Hari amagambo wagiranye n'Imana igukiza ya ndwara. Hari ibintu wavuganye n'Imana ijya kuguha akazi. Hari ibintu wavuganye n'Imana ijya kukubakira urugo. Hari igicaniro cy'Uwiteka wari ufite. Ndakwinginze rimbura. Hari umugabo nibutse. Haleluya. Hari umugabo nibutse, reka mubabwire. Umugabo witwa Eliya ari kumwe n'abahanuzi ba Bayali ku musozi Karumeli. Ngo baragiye ngo bubaka ibintu, ngo Bayali bari baragiye bubakira Bayali, baramuramya, baramukorera, ngo bamuha amashyi. Eliya abwira Ahabu n'umugore we Yezebeli, aramubwira ngo ngwino duhamagara Imana. Ndashaka gusenya igicaniro ku buryo Abisirayeli bazamenya ko Uwiteka ari we Mana, ku buryo abantu bazamenya ko Uwiteka ari we Mana. Ndashaka gusenya ibicaniro bitari iby'Uwiteka, abantu bose bazamenya ko Uwiteka ari we Mana. Eliya yari kumwe n'abahanuzi ba Bayali 450 n'abashera 400, bose hamwe bari 850. Ariko ngo agisenga, kuko yari afite igicaniro, umuriro uramanuka utwika ibitambura, menagura, urashwanyaguza, ngo bose bayibonye bikubita hasi baravuga ngo Uwiteka ni we Mana. Senya ibicaniro bitari iby'Uwiteka, senya ibindi bicaniro, abantu bazamenya Uwiteka ari we Mana muri wowe. Dusenge. Turagushimiye Mwami, turagushimiye kuri Kristo wera w'imbaraga. Fatanije na bene data, fatanije n'uyu mugabo, fatanije n'uyu mumama, fatanije n'uyu mukobwa,
fatanije n'uyu musore, fatanije n'uyu muntu ufite imbaraga za karande, fatanije n'uyu muntu ufite umuryango urimo ibintu bivangavanze, tumenaguye ibicaniro ehoni salango bitari iby'Imana mu izina rya Yesu. Shehoni helayi, tumenaguye ibicaniro bitari iby'Imana. Uyu munsi bimenyekane ko Uwiteka ari we Mana. Ibicaniro byo kudashaka ndabimenaguye, ibicaniro byo kutiga ndabimenaguye, ibicaniro byo kutamenya ubwenge ndabimenaguye, izi mbaraga zidusiribangira z'Abamidiyani ndazimenaguye. Twubatse ikindi gicaniro gishya, bizamenyekane ko Uwiteka ari we Mana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mugire amahoro kandi Umwami Yesu abahereza umugisha mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha.